Imana irarakaye. Abo twari kumwe kuwa kabiri niho nababwiye inzozi narose, uburyo nagiye kubona mbona turi ahantu ngo mbona abantu benshi barimo barambara amakanzu y'ubugeni, abantu benshi bambara amakanzu y'ubugeni. Hanyuma mu kanya gato nkajya mbona bamwe bari kugenda bayakuramo. Mu minota mike cyane nagiye kubona mbona amagare menshi, buri muntu wese yicara kurya gare, yicara kurya gare, yicara kurya gare. Hanyuma ikintu cyanteye ubwoba, nagiye kubona mbona hari abantu bari kwicara kuri ya magare bamaze gukuramo imyenda y'ubugeni. Imana yarambwiye ngo nimbwira abantu ngo umugeni aratashye, abantu biboneze bambara imyenda y'ubukwe. Imana irambwira ngo umugeni aratashye. Yemwe bantu munyumvira mu magereza atandukanye, ndagira ngo mvugane namwe. Umutima wawe urabizi kuri umunyamoko, ariko reba impanda y'Imana ivuze ukarimburwa n'amazuru. Nshuti yanjye, amazuru utigeze urema. Umuntu yavutse afite angana gutyo, nawe uvuka ufite angana uko nguko, akabateranya abanyarwanda mugasubiranamo mugatemagurana kubera amazuru. Abantu bamaze guhaga ubutumwa bwiza bifuza ko bahora babwirwa amamodoka n'amazu. Nibyo, iyo uvuze ubutumwa, iyo uvuze ko Imana yagutumye uhura n'ibibazo. Ariko bakozi b'Imana, mubwiza abantu ukuri, mubwira abantu ko nibatihana bazarimbuka. Yemwe mubwira abantu kuri izo mbuga mubaho, ahangaha kuri izi YouTube mubwirizaho. Mureke gushaka inyungu zanyu, mubwira abantu n'icyo Imana ibahamagariye. Ndagira rero twinjire mu ijambo ry'Imana numva Imana ishyize ku mutima wanjye muri iki gitondo. Numva Imana impaye kugira ngo tuganireho njyewe nawe. Ni ijambo rikomeye cyane numva shaka ko tuganiraho. Dusanga hano mu gitabo cya Yona. Yes, mu gitabo cya Yona ibice ni 3. Turahera ku murongo waho wa 6 tumanuke tugeze hepfo, cyangwa se mu nkundire reka duhere kuri 6. Haravuze ngo ijambo rigera ku mwami w'Ineneve, ahaguruka ku ntebe ye y'ubwami, yiyambura umwambaro we, yambara ibigunira, yicara mu ivu, ategeka itegeko, n'abatware b'intebe baryamamaza Ineneve bati, umuntu wese ye kugira icyo asogongeraho, kandi n'amatungo n'amashyo n'imikumbi bye kurisha, kandi bye kunywa amazi, ahubwo abantu n'amatungo byose byambare ibigunira, abantu batakambira Imana bakomeje, kandi bahindukire umuntu wese areke inzira ye mbi, bareke n'urugomo bagira. Ntawubizi aharaho Imana yahindukira ikigarura, ikareka uburakari bw'inkazi yari ntawubizi aharaho Imana yahindukira ikigarura, ikareka uburakari bw'inkazi yari ifite ntiturimbure. Reka dushyiraho n'uwa 10. Haravuze ngo Imana ibonye imirimo yabo, uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi,
irigarura, haleluya, ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza. Twese tuvuge ngo amen. N'aya magambo ngira ngo tuganireho, ni amagambo akomeye, ariko ni ijambo numva Imana ishyize ku mutima wanjye. Naraye ndwana n'aya magambo, ndategura, n'ubu nageze hano nkomeza kurwana nayo, numva ashaka kuyahindura, ariko numva Mwuka Wera arimo aransunika ngo mvuge kuri aya magambo. Nta wamenya. Mu yandi magambo, nzanye ubuhanuzi bukomeye Imana impaye kugira ngo nganire nawe. Ijambo rivuga ngo nta wamenya. Iki ni gihe ki? Hari habaye iki? Bibiliya ivuga ku makuru y'umudugudu cyangwa y'umurwa cyangwa y'igihugu cyitwa Nineve. Bibiliya iravuga ngo Nineve bakoze ibyaha, hanyuma Imana irabihorera, bamara imyaka myinshi. Igihe Bibiliya itavuga uko kingana, ngo igihe kiragera Imana ibona ni ngombwa kugira ngo igarure ibibi Nineve, igarure ibibi kuri Nineve. Ibibi Nineve yakoze Imana ibibagarureho. Ariko Bibiliya iravuga ngo ni ukuri, ntabwo umwami Imana azagira icyo akora atakimenyesheje abahanuzi be. Niyo mpamvu mbyutse iri joro, niyo mpamvu hari abandi babyutse iri joro, niyo mpamvu hari abandi babyuka saa 7 saa 10, kajya kumva umuntu muri karitsiye arimo arabwira abantu ngo nibihane. Kajya kumva umuntu mu muhanda, mujya mubabona, kabona umuntu w'umugabo wambaye karuvati, wambaye kositimu ye nziza, wambaye inkweto ye nziza, ahagaze mu muhanda arimo aravuza induru, arabwira abantu ngo nibihane. Bamwe bakamuseka, bandi bakamutuka. Uriya muhamagaro nigeze nkugira igihe kimwe, nabaga hejuru za Rwamagana ahitwa Ibyinza. Najyaga njya mu isoko ry'Irubona nkabwirizayo, Imana intumyemo, abantu bakanseka, bakampindura umusazi, yererere n'ibindi. Iyo uri muri iki gihe, muri iriya minsi, uri muri uriya muhamagaro, abakebwe n'abatarakebwe baraguhunga, ndetse abandi banga kwerekana ko muziranye. Ariko inshuti yanjye, nubona umusazi wasaza avuga iby'Imana, nibigukundira ukamugeraho ufite uburyo, ntuzamuhunge, uzamugurira amazi. Uyu muntu ubona arimo avuga ubutumwa ahantu hatandukanye, niba ufite uburyo ntuzamuhunge, ahubwo nibigukundira uzamwegere, umushyigikire, umutere inkunga, kubera ko Imana ikeneye abantu basa nabo mu gihe gisa n'iki. Nineve rero Imana igambirira kuhagaruraho ibibi byaho. Icyo nari ishatse kuvuga, nari mvuze ngo nta kintu Imana izakora itakimenyesheje abahanuzi bayo. Iyo ibiduhaye rero, natwe icyo dukora, dushobora kujya mu ibarabara nubwo bisigaye bigoye, ushobora kujya muri bisi nubwo bisigaye bigoye, ushobora kubona uburyo ukabona abantu bagushyigikira ukaza hano. Bibiliya iravuze ngo Nineve Imana igambirira kuharimba, ariko iravuga ngo ntago nabikora nabanje kumenyesha abantu b'i Nineve. Imana ihagurutsa Yona, iramubwira ngo haguruka ujye i Nineve, ugende ubabwire ngo mu minsi 40 Nineve hazarimbuka. Izi nkuru zose murazizi, ntabwo nza kuzitindaho.
icyo nashakaga ni aya magambo twasomye. Yona aragenda ajyayo bigoranye, ariko ajyayo. Ngo agezeyo atangira kuvuga ubutumwa, aho urufi rwamumize twasimbutse. Ngo atangira kuvuga ubutumwa, abwira abantu b'i Nineve, arababwira ngo Imana yantumye ngo mu minsi 40 Nineve hazarimbuka. Nimutihana mu minsi 40 Nineve hazarimbuka. Yona avuga ubutumwa, abantu barabyumva, bamwe ntibabyumva, abandi bamuhindura umusazi, abandi bati ni ya mitwe yabo, abandi bati dore yarwaye toroma nk'uko mukunda kubivuga, abandi bati buriya inzara yamwishe, amaturo yabuze, n'ibindi bagiye bavuga. Ariko ndashaka kuvuga kuri iri jambo, ndashimira Imana ko nta bantu bapfira gushira, kandi ndashimira Imana ko abantu twese tutumva ibintu kimwe. Nubwo harimo abatabyumva, ariko hari abantu bazi ko Imana ivuga. Hari abantu batega amatwi iri jambo bakamenya icyo Imana ishaka kuvugana n'Abanyarwanda. Nimunyumve neza, turi mu gihe kigoye Banyarwanda, turi mu gihe kigoye bantu b'Imana. Ikizira cyamaze guhagarara hera. Niba umuntu ahagarara akavuga ngo nemereye abatinganyi mubaho uburenganzira, ari umuntu w'Imana yitwa umushumba. Ikizira cyamaze guhagarara hera, abafite amaso barareba. Imana itugirire neza bantu b'Imana, Banyarwanda, yemwe bantu muneze amatwi muri mu bihugu bitandukanye. Ikizira cyamaze guhagarara hera. Bantu barasambana agakomeza akenjoyinga ntacyo bimutwaye mu ijambo ry'Imana. Bantu barikinisha agakomeza akaba mu murimo w'Imana. Bantu baranywa inzoga rwihishwa bagakomeza bakaba mu murimo w'Imana. Bantu baramena amaraso uko bashaka kandi bagakomeza bakavuga Imana. Bantu baricana uko bashaka, bantu bagakomeza bakavuga Imana. Bantu barakuramo inda uko bashaka. Umuntu agakora icyaha cyo gusambana, agakora n'icyaha cyo gukuramo inda. Ngo iyi nda nayitwaye ntayishaka. Ngo urumva ngo iyi nda atwaye nayibyaranye n'umuntu, nayitewe n'umuntu ndashaka. Akoze icyaha cyo gusambana, akoze n'icyaha cyo kwica. Ibiganza by'abantu birimo birajejeta amaraso. Mana yamaze kurakara, Mana yamaze kurakara. Banyarwanda, Imana yamaze kurakara. Bantu bararaguza, gasanga umuntu n'umushumba, ariko akagenda ngo agiye gushaka imbaraga zituma akora ibitangaza. Ariko reka nkubwire, kujya gushaka imbaraga zituma ukora ibitangaza, imbaraga zituma abantu bakwemera, ese uzapfa ryari? Iyo tuvuze aya magambo ukabwira umuntu ngo uzapfa ryari, arakubwira ngo njye ibyo ntibindeba. Ariko reka mbabaze ko iyo tuvuga ubutumwa muduhindura abasazi. Muri mwese ninde wari mu banyabwenge dutunze, ninde wari warigeze avumbura ko tuzamara amezi angana gutya twambaye udupfukamunwa? Uri umunyabwenge nibyo, uri umuhanga, uri igihangange, urakomeye. Uratambuka abantu bagahinda umushyitsi. Iyo uvuze abantu baragutinya, iyo uvuze abantu baragutinya. Ariko reka nkubaze, niba uri umunyabwenge, kutari warigeze uvumbura ko abantu bazamara amezi angana gutya bambaye udupfukamunwa, kuri igihangange, kuri umunyembaraga, kukomeye,
kutambuka abantu bagatinya ko ntari nabona ugenda utambaye agapfukamunwa. Niba mutinya coronavirus kandi koko kuki mudatinya Imana? Niki gituma udatinya Imana? Ugakomeza ugasambana, ugakomeza ukiba, ugakomeza ukanywa itabi, ugakomeza ukanywa urumogi, ugakomeza ukagambana, ugakomeza ukamena amaraso y'abantu. Imana irarakaye. Abo twari kumwe kuwa kabiri niho nababwiye inzozi narose, uburyo nagiye kubona mbona turi ahantu ngo mbona abantu benshi barimo barambara amakanzu y'ubugeni, abantu benshi bambara amakanzu y'ubugeni. Hanyuma mu kanya gato nkajya mbona bamwe bari kugenda bayakuramo. Mu minota mike cyane nagiye kubona mbona amagare menshi, buri muntu wese yicara kurya gare, yicara kurya gare, yicara kurya gare. Hanyuma ikintu cyanteye ubwoba, nagiye kubona mbona hari abantu bari kwicara kuri ya magare bamaze gukuramo imyenda y'ubugeni. Imana itugirire neza, 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 Imana itugirire neza. Yona ngo aburira abantu b'Inene, arababwira ngo mu minsi 40 ndiwa ndota izo nzozi. Imana yarambwiye ngo nimbwira abantu ngo umugeni aratashye, abantu biboneze bambara imyenda y'ubukwe. Imana irambwira ngo umugeni aratashye. Yona aburira abantu b'Inene ngo izo nkuru ziragenda zigera ku mwami w'Inene. Ndagira ngo mbabwire abantu munteze amatwi, nta kindi gisubizo uretse guhindura uburyo tukegera Imana. Nta kindi gisubizo uretse gusenga Imana. Gusenga niyo nzira, nicyo gisubizo cyonyine. Aho niho wahurira n'Imana. Ngo umwami w'Inene yumva izo nkuru zimugeraho. Bibiliya iravuze ngo zimugezeho, izo nkuru zimugezeho. Ngo ahamagara abantu, ahamagara abatware, ahamagara ibikomangoma, ahamagara abanyabwenge, ahamagara abahanga, ahamagara abo bakoranaga. Ntiyatanga itegeko ngo bice Yona watanze ubwo butumwa. Dufite ikibazo muri iyi minsi, abantu bashaka ko bahora bababwira ngo indege n'amamodoka, ariko nimunyumve neza, niba hariho umuntu unyumva, igihe kirageze ngo abantu mushake Imana. Nimunyumve, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Abantu bamaze guhaga ubutumwa bwiza, bifuza ko bahora babwirwa amamodoka n'amazu. Nibyo, iyo uvuze ubutumwa, iyo uvuze ko Imana yagutumye, uhura n'ibibazo. Ariko bakozi b'Imana, mubwiza abantu ukuri, mubwira abantu ko nibatihana bazarimbuka. Yemwe mubwira abantu kuri izo mbuga mubaho. Ahangaha kuri izi YouTube mubwirizaho. Mureke gushaka inyungu zanyu, mubwira abantu n'icyo Imana ibahamagariye, n'icyo Imana ibahagurukije. Mubwira abantu ko nibatareka ubugome bazarimbuka. Mubwira abantu ko nibatareka ibyaha, urupfu rurabegereye, gukenyuka birabegereye. Nta mahoro y'umunyabyaha, ni ko Uwiteka avuga.
Mana itugirire neza. Nta mahoro y'umunyabyaha. Ijambo ryarambwiye ngo urabikora nka kwihorera. Kwibwira yuko mpanya na urabikora nka kwihorera. Urica nka kwihorera. Uragambana nka kwihorera. Urasambana nka kwihorera. Urikinisha nka kwihorera. Ukuramo inda nka kwihorera. Utanga uburozi nka kwihorera. Ariko unzabishyira imbere y'amaso ya ngo iyo ubonye Imana ikuretse wibwira ko ihwanye nawe. Oya, hinduka. Urabikora nka kwihorera. Umaze igihe umena amaraso Imana ikakwihorera. Umaze igihe ugambana Imana ikakwihorera. Umaze igihe usebanya Imana ikakwihorera. Umaze igihe ujya mu bapfumu Imana ikakwihorera. Kandi ngo uri umukristo, kandi ngo uri iz'abashumba, kandi ngo uri iz'abavugabutumwa. Umaze igihe wiba wese ukoroka Imana ikakwihorera. Hari kumva Imana ikuntumyeho muri iki gitondo. Garukiraho, 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 garukiraho. Umugeni w'Imana aratashye, aratashye. Imana itugirire neza. Wibisha umunzani ukagira ngo Imana ntibireba. Yemwe mwabacuruzi mwe mugarukiraho. Uri umujura w'icyacumi. Noneho mwangije ibintu ngo nta matorero akibaho, ngo nta bashumba bakiba. Ubu se turabazibi? Niba nta bashumba babaho, ubu ndiki sindiwe? Ngo ntabwo bagikora umurimo w'Imana. None se ubu urabona ndi kuvuza induru? Bantu mwishize mu kamahoro. Yewe garukiraho. Imana yarambwiye ngo mbwira abantu bababarire. Nshuti yanjye, nibyo abantu baraguhemukiye, abantu bakugiriye nabi, ariko garukiraho. Babarira, babarira aba bantu. Babarira uyu muntu wakwiciye. Babarira uyu muntu waguhemukiye. Imana yarambwiye ngo mbwira abantu, mbwira abantu, mbwira abantu ngo mubabarirane. Imana yarambwiye ngo mbabwire mubabarirane. Nimutangane imbabazi. Nibyo, abandi nimusabe imbabazi. Birashoboka ko runaka yaguhemukiye. Birashoboka ko umuvugabutumwa runaka yaguhemukiye. Birashoboka ko pasiteri runaka yaguhemukiye. Imana yarambwiye ngo nimbwira abantu basabane imbabazi. Abandi bababarire. Babarira mugenzi wawe. Babarira uwo muririmbyi mugenzi wawe. Babarira uwo muntu. Niba ari nanjye waguhemukiye, umbabarire ngo usabye imbabazi. Imana yarambwiye ngo iki ni igihe cyo gusabana imbabazi. Ngo Yona avuga ubutumwa, ngo umwami w'i Nineve arabwumva. Yumva ibyo bintu ntabwo byoroshye. Umva nkubwire, urabaza ngo ariko iyo Mana yanyu izaza ryari? Uko utigeze utegura ko iyi coronavirus izaza, ngo ujye ugenda wambaye agapfukamunwa, ugendana umuti wo kwisiga mu ntoki, niko utamenya n'igihe ibindi bizazira. Reka nkubaze, uri umunyabwenge nibyo, uri umuhanga, ufite amafaranga, ufite inganda zawe, uri umucuruzi nibyo, konte yawe irabyibushye, uzayo winjije ejo, uyu munsi urinjiza nga, uzi iminsi umaze, ariko usigaje ingahe? Kuri umuhanga, kuri umunyabwenge, ko tukubwira gukorera Imana ukabyanga, ko tukubwira kwihana ukabyanga, warangiza ukagenda utuka abantu b'Imana. Twese mwaratwandagaje, mwaduhinduye inkozi z'ibibi. Kuri umuhanga, uri umunyabwenge gukomeye, uzi iminsi usigaje, uzi imyaka umaze, ariko usigaje ingahe? Ngaho tubwira imyaka usigaje iminsi ingahe? Hinduka, hinduka, ntawamenya. Iryo jambo twasoma. Imana itugirire neza. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo ubwo butumwa
buragenda bugera ku bantu b'Ineneve, ngo umwami atanga itangazo abwira abantu ngo iki ni igihe cyo kwambara ibigunira. Yemwe bantu munyumvira mu magereza atandukanye, ndagira ngo mvugane namwe, umutima wawe niwe muhanuzi wawe wa mbere. Wirindira ko nzaza aho ngaho kukubwiriza, wirindira ko nzaza iyo iwanyu Kirehe, wirindira ko nzaza iyo ngiyo Icyangugu, wirindira ko nzaza aho mu Ruhengeri. Ahubwo Imana iraduhuje muri iki gitondo, isubiremo. Urabizi, uranyumvira muri gereza, hari abantu bambwiye ngo bajya batwumva barankurikirana. Urabizi ko wishe, urabizi ko wibye, urabizi ko wafashe umwana ku ngufu cyangwa wafashe umuntu ku ngufu. Uri muri gereza nubwo uburana uhakana icyaha, ariko urabizi ko watanze ruswa. Umva, ni igihe cyawe muri iki gitondo. Ndakuburiye, nudakizwa amaraso yawe ntazambazwe. Ni igihe cyawe cyo gusaba imbabazi. Urabizi ko wakuyemo inda, urabizi ko wangana, urabizi ko uri umunyamoko, ariko reba impanda y'Imana ivuze ukarimburwa n'amazuru. Nshuti yanyu, amazuru utigeze urema. Umuntu yavutse afite angana gutyo, nawe uvuka ufite angana uko nguko, akabateranya Abanyarwanda mugasubiranamo mugatemagurana kubera amazuru. Mana itugirire neza. Umva, hinduka, hinduka, hinduka. Lode bene sansinimo landregre de vai hitaya zo de menesanse negrove. Hinduka, ngo umwami w'Ineneve yumva ubu butumwa, ngo ahamagara abanyabwenge, ahamagara abahanga, nababwira ngo mugende mubwira abantu. Yewe nshuti yanjye unyumva, niba unyumva, mbwirira uwo muntu ngo iki ni igihe cyo gusaba imbabazi, iki ni igihe cyo kubabarirana. Dusigaje iminsi mike tukarangiza umwaka. Uyu mwaka tuwurangize ugifite urubanza rw'amaraso kuri wowe. Iki ni igihe cyo kubabarirana, iki ni igihe cyo gusabana imbabazi. Imana ikazaguha umugisha n'ibyo, ariko ikagira aho iwushyira. Pasiteri we, Bishop, Apostle, mushumba mugenzi wanjye, muvugabutumwa, muririmbyi, mukristo, yemwe bantu bo mu madini atandukanye, nimwumve imbuzi. Imana iravuze ngo nimubabarirane. Bashumba, niki gituma mubana muryana n'inzara, mugambana, mucengana, mukicarana mugasangira icyayi, ariko umwe akagambanira undi? Ngo buriya urabizi, nubwo bimeze bitya, ukagambana ngo bafunge urusengero rw'umuntu, nta n'isoni, warangiza ukajya imbere y'Imana ukavuga indimi ngo muzajya mu ijuru ryande rya Kamonyi. Ngiye gusenga ngo uyu mwami w'Ineneve, baririmbyi, niki gituma muririmbana mucengana? Mana yambwiye ngo musabe imbabazi, mubabarirane. Ngo uyu mwami w'Ineneve atanga itegeko, abwira abantu, bwira uwo muntu ngo ntawamenya aharaho Imana yakwigarura. Arababwira ngo nta yindi shuwa, iyi Mana ntikina, yanaturimbura. Arababwira ngo nuko abantu, amatungo byiyiriza ubusa, bambara ibigunira, amatungo ntarishe. Mujye imbere y'Imana, kandi gusa ukujya imbere y'Imana gusa, ahubwo mureke ibizira byanyu. Niba wagize umugisha wo mu bari buterane uyu munsi, ubu ugiye guhaguruka ugende n'ibizira byawe. Arababwira ngo mujye imbere y'Imana kandi mureke ibibi byanyu.
arababwira ngo ntawamenya aharaho Imana yakwigarura. Imana itugirire neza. Nubwo nasoreza aha birahagije. Nimujye imbere y'Imana musenge, mubwire Imana, mutakira Imana, mutakambira Imana, kandi mureke ibizira byanyu. Ntawamenya aharaho Imana yakwigarura. Erega umva nkubwire, hejuru y'ibyaha wakoze, hejuru y'inda nyinshi wakuyemo, hejuru y'abantu wishe, hejuru y'urumogi wariye, hejuru y'ubujura wakoze, hari imbabazi z'Imana. Imana itugirire neza. Hejuru y'ibi bizira wakoze, hejuru y'uyu mujinya, hejuru y'izi minja wakuyemo, hari imbabazi z'Imana. Arababwira ngo ntawamenya aharaho Imana yakwigarura.